gitondo cyangwa se nimugoroba ku manywa y'ihangu nzajya nguturisha imwe abakozi wamaye nibo bamuza nawe n'urukundo rwo gukunda abakozi mu gitondo cyangwa se nimugoroba ku manywa y'ihangu nzajya nguturisha imwe abakozi wamaye nibo bamuza nawe n'urukundo rwo gukunda abakozi n'urukundo ukunda bene sowe urukundo ukunda abakozi we urukundo ukunda n'ijambo niwo murunga uraguhuza n'Imana urukundo ukunda abakozi we urukundo ukunda bene sowe urukundo ukunda n'ijambo niwo murunga uraguhuza n'Imana Pese ukunda wamuvugana kutuyobora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Kubwo kwizera kwa mushiki wacu ihiriwe iradukunda nanje mbihamije mubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Mushiki wacu Neza yemeye kumubera umwami numukiza. Rero natwe tugiye gukora igikorwa cyo kumubatiza kubw'ikimenyetso data. Uze rero nawe umubatirishe umwuka wera n'umuriro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kubwo kwizera kwa mushiki wacu Neza nanje mbihamije mubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Amen. Twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tunaongeza kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbere yo gutangira materaniro, Mbele tuanze makusanyiko yetu cyangwa igikorwa cyatuzanye, wala tendo ambayo imetuleta, reka dusabe mwene data Jonas wacha tuombe ndugu Jonas asengere kino gikorwa apate kuombea tendo hili ambayo imetendeka, itakaribia kutendeka. Mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana nyamana, uri Imana reka tugukorere, uri Imana reka tukwemere, uri Imana reka tukubyinire, reka dushyire amaboko hejuru tuvuga ngo uragahora ku ngoma, izina ryawe ni Yesu Kristo. Dushimiye cyane yuko uri Imana kandi igendana n'ibyo yanditse, uri Imana yubahiriza ijambo ryayo. Twavuye kwa assemblée tuzanywe n'umurimo wo kubatiza, twagize ngo wa Mana we wemere ibice bya mbere ubiyobore, ibice byose birakorerwa hano, umwuka wera abifate. Urugendo turakora n'imirimo turakora byose bigaragaremo Imana. Turaritse umwuka wera kugira ngo afate ibanze kugeza iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Twamaganye imyuka mibi, twamaganye abadayimoni, twamaganye imigambi yose ya Satani, kugira ngo ubwo abana b'Imana baterana Satani nawe akinjira bugwihishwa, tumwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data uri bukoreshe kubw'ijambo, ukamukoresha kubwo kubatiza, wemere umufate, wemere gahunda zose uziyoborere kugeza tuvuye hano. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turasoma ibyakozwe n'intumwa, Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume ibice bibiri, sura 2 umurongo wa 37 shairi ya 37 turageza kuri 40. hadi 40. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera, nzabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose bazahamagarwa n'umwami wacu. Amen. Turongera dusome Yohana 19. Tutasoma Yohana 19. Wabaza Petro n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data tugire dute? Akauliza Petro pamoja na wengine, ndugu zangu dufanye nini? Nuko Petro arababwira ati, Petro akawajibu, buri umwe wese kila awaye yote niyihane, atubuni, kandi pia abatizwe mu izina ry'umwami wacu kwa jina la mfalme wetu Yesu Kristo. Arababwira ati, akawaambia eti, iyi mpano ni yanyu, hii ni kalama yenu n'abana banyu na watoto wenu n'abari kure bose, na wenye kuwa mbali wote. Tegeko ni ukubatizwa mu izina rya Yesu. Sheria ni kubatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tugenze muri Biblia, tukichunguza ndani ya Biblia, ubutatu bwabayeho, hakuna itrinite yenye kwa ndani, hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kubatizwa vile, ahubwo babatijwe bose, bali waliobatizwa wote babatijwe mu izina rya Yesu, walibatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nuko barangije kubatizwa, walipomaliza kubatizwa, bahabwa umwuka wera, wakapewa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Ibyo nibyo sezerano, Iyo ndio ahadi Imana yadusezeranyije, ambaye Mungu alituahidi ko dukwiriye kubatiza, kwamba tutabatiza katika jina hilo. Ahandi aratubwira ati, penginepo akatuambia eti, akabatizwa, atakayeamini yote anabatizwa, azakizwa, ataokolewa. Amen. Amina. Yizera akabatizwa, azakizwa, atakayeamini ataokolewa. Intumwa ibice 19. Matendo ya Mitume sura 19. Ari kuvuga ati, duhere ku murongo wa mbere. Ikianzia shairi watu wa kwanza. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo
kwari kumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatizaga umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho. Bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Nta wundi mubatizo wabayeho. Hakuna mubatizo mwingine ambaye iliwahi kuwa muri Bibiliya. Ndani ya Biblia. N'abatubanjirije bose tutangulia wote babatije mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ababigishwa baraba Yohana. Hawa wanafunzi walikuwa wa Yohana. Babatije umubatizo wo kwihana. Walibatiza umubatizo wa toba. Uwo niwe Yohana yabatizaga. Maana ndi yule yabwiraga abantu ati mwihana ibyaha byanyu. Ariko murindire uzaza hanyuma. Uwo nguwo yule ni ufite ubushobozi bwo kubatirisha umwuka wera n'umuriro. Naho njyewe nababatirisha amazi. Ariko uzaza hanyuma yanyu kandi ubwo ngwiriye gupfundura ubushumi bw'inkweto ze, wowe aransumba. Uwo ni uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. N'isezerano Imana yaduhaye umuntu wese ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wera amuzaho. Umwuka wera amuzaho nk'iki? Amuzaho nk'ikimenyetso, amuzaho nk'imbaraga, amuzaho nk'umuyobozi, kugira ngo ashobore kumuyobora mu rugendo atangiye. Amen. Kuba ari abantu nka 12, Paulo arababaza ati, mwabatijwe umubatizo wa Yohana. Impamvu umwuka wera atabajeho kugira ngo mwamenye Yohana yabatizaga umubatizo wo kwihana. Bituma bongera kubatizwa ubwa kabiri. Ababatiza mu izina rya Yesu Kristo. Akiri Imana kubabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Abarambitseho ibiganza, umwuka wera abaza. Batangira kuvuga indimi, batangira no guhanura, bashima Imana. Amen. Ni isezerano Imana yaduhaye yo kubatiza mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma umwuka wera. Amen. Byanditswe biratubwiye ati, uzizera akabatizwa azakizwa, naho utizera wowe aciriwe iteka. Ni automatike, nta kumanza warwana. Kwizera niryo banze. Wamara kwizera ukabatizwa. Amen. Niryo tangiriro. Abizeye ngiye kubabatiza mu mazi menshi. Twebwe ndo tubatiza ku gahanga. Ni umubatizo wa Kiroma, ni umubatizo wa kidini. Tubatiza mu mazi menshi. Tukabatiza uko ijambo ry'Imana ridutegeka. Amen. Abizeye bakabatizwa wataokolewa. Tugiye gukora umurimo wo kubatiza. Tunatafuta kutenda kazi ya kubatiza. Waingia ndani ya maji. Tuongea kubaza bwa nyuma. Tutauliza mara ya mwisho. Abaenda kubatizwa. Wale ambao wakaribia kubatizwa. Nabe haricho basho. Kama kuna kitu ambacho watasema, turabaha kanya utawapa muda kusudi. Kandi nabari ntacho. Kama hakuna kitu, turaja mu maji. tutaingia kwenye maji. Waimbaji wakiimba ya kunyenyekea.
fanye kazi ya kubatiza. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema. turasenga. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana igira neza kandi Mana ikiranuka, uri Imana nyamana, niyo mpamvu natwe tukwizeye. Tugitangira uyu mubatizo, ndakwinginze ngo uze weze aya mazi. Amen. Uyahumanure Data, kuko aya mazi ntacyo yamara atari weho uyahumanuye. Niyo mpamvu natwe tukuraritse ngo uze weze aya mazi Data. Nuko rero ubwo tugiye kubatiza mushiki wacu, nawe umurimo urabusigaye nuwawe, no kumubatirisha umwuka wera n'umuriro. Natwe tugiye kubihamya tumubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero nawe uze ubane natwe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mushiki wacu Ntagisa Oriance mubatije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data twese uri mu ijuru, kongeye kuguhamagara izina ryawe. Dore tugiye kubatiza mwene Data Shalom. Ubwo tugiye gukora igikorwa cyo kubatiza, nawe uze umubatirishe umwuka wera n'umuriro. Uwo ni umurimo wawe kuko wabidusezeranyije Data. Rero nawe uze usohoze isezerano mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yemeye ko umubera umwami numukiza. Ngaho rero nawe uze kumuyobora mwami. Ubwo tugiye kumubatiza, nawe uze ukore igikorwa kigushinzwe Data. Ngaho tubyize twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwene Data Shalom tumubatije mu izina rya Yesu Kristo. Mwene Data Shalom mubatije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Ikiranuka kandi Imana igira neza. Ubwo mushiki wacu yemeye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ngwino nawe umubatirishe umwuka wera n'umuriro, umushoboze umwambike n'imbaraga. Ngaho rero ngwino ubane natwe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nyiramugisha Sara, ubwo kwizera kwe mbamije kubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Imana igira neza kuko wemeye tukizera izina ryawe ukatumenyesha izina ryo gukirizwamo turavuze ngo habwe icubahiro none teka ryose ubwo mushiki wacu yemeye ko umubera umwami numukiza nawe uze umubatirishe umwuka wera n'umuriro dore abyizeye no kubihamisha kubwo kubatizwa mu mazi menshi ngwino rero nawe ubikore kandi umwambike imbaraga y'umwuka wera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ubwo kwisera kwa mushiki wacu Imana izabayo mbihamije mubatiza mu izina rya Yesu Kristo amen. Ikiranuka kandi Imana igira neza dore mushiki wacu uhiriwe yemeye kukwizera abatizwa mu mazi menshi kandi yemeye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngwino rero nawe umubatirishe umwuka wera n'umuriro ngaho mwami komeze kutuyobora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ubwo kwizera kwa mushiki wacu ihiriwe iradukunda nanje mbihamije mubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Mushiki wacu Kaneza yemeye kumubera umwami numukiza rero narwo tugiye gukora igikorwa cyo kumubatiza kubw'ikimenyetso data uze rero nawe umubatirishe umwuka wera n'umuriro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo kwizera kwa mushiki wacu Kaneza nanje mbihamije mubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Asenyere kino gikorwa wera turarangije isenge wera wisere Imana yacu turagushimye turaguhimbaje kubigikorwa cyiza wadukoreye ukemera kuzamuka igorogota ku bwacu izina ryawe ntabwo icyubahiro kuko yagasani mwa Imana ndabyibuka neza ubwo Petero yarahagaze abwiriza baramubaza bati mbese tugire dute nawe ati ni mwihane buri muntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ubone kubabarirwa ibyaha byanyu kuko nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo iryo zina rya Yesu. Bate ukuboko babere umuyobozi Uwiteka mwa Imana bemeye guca bugufi bemera gupfana nawe kandi bazukana nawe turakwinginze kugira ngo Uwiteka mwa Imana ubabere umuyobozi data basize byose ibyabanezezaga kuko Petero akubaje ati se ko twasize ibyacu uzaduhemba iki Uwiteka mwa Imana igira neza mubwira ati muzagororerwa byinshi kandi iherezo muzahabwa n'ubugingo buhoraho none data ngaba nabo bemeye gusiga byinshi kugira ngo bagukurikire Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubafate ukuboko baracyari abana bato bakeneye kuyoborwa Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubungure ubwenge kandi data ubahe kuyoborerwa munsi y'ijambo ryawe ngaho rero komeza kubana nabo ukomeze kubabera umuyobozi ukomeze kubafata mu kuboko kwawe kubavuze ati abawe urabazi kandi ubazi n'amazina ngaho rero Uwiteka umugisha abamaze kubatizwa
umugisha mwene data wakoresheje, umugisha babaherekeje bose, twese mwe dukomeze guhabwa umugisha nawe. Maze data umwuka wera wawe, kuko wavuze ati mbabatirishije amazi, ariko uzaza hanyuma azabatirisha umwuka n'umuriro. Uwo mwuka n'umuriro nubamanukireho mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ukomeza kubana natwe, ukomeye kutwitaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwese mwitanze. Amen. Kwa gatandatu. Gitondo cyangwa se nimugoroba, ku manywa y'ihangu nzajya ngo turishimwe, abakozi w'amaye nibo bamuza nawe, n'urukundo rwo gukunda abakozi. Mu gitondo cyangwa se nimugoroba, ku manywa y'ihangu nzajya ngo turishimwe, abakozi w'amaye nibo bamuza nawe, n'urukundo rwo gukunda abakozi. N'urukundo ukunda bene sowe, n'urukundo ukunda abakozi we, n'urukundo ukunda n'ijambo, niwo murunga uraguhuza n'Imana. N'urukundo ukunda abakozi we, n'urukundo ukunda bene sowe, n'urukundo ukunda n'ijambo, niwo murunga uraguhuza n'Imana. Mbese ukunda wamuvuga nabi, mbese ukunda ijambo warihemukira, kunda benezo. Ndanga amaso yanjye ku muremyi wanjye, kandi umugambi wanjye ni icyifuzo cyanjye, intekerezo zanjye n'ubudahije. Ndabona agakiza kazawe cyane kuruta igihe nizereye, mu mahoro adashira n'imigisha idakama, aho niho nateguriwe. Ndabona agakiza kazawe cyane kuruta igihe nizereye, mu mahoro adashira n'imigisha idakama, aho niho